ni ubwa mbere byari bimbayeho, ni ubwa mbere umuntu yahamagaye ngo ngushyireho amafaranga cyangwa se nta nubwo yagiye ataguhamagaraga ukabona arakoherereje. Ni ubwa mbere rwose byari bimbayeho, ni ubwa mbere nari navuganye n'umuntu wo muri Amerika, ni ubwa mbere nari navuganye n'umuntu wo hanze. Ni ubwa mbere wari uvuganye n'umuntu wo muri Amerika? Ni ubwa mbere nari bimbayeho, umuntu aranganirije. Nari nzi ko rero abantu bo muri Amerika batavuga Ikinyarwanda, reka nari nzi ko bose bavuga ibirimi byo hanze. Yes, tubahaye ikaze rero nshuti bakunzi ba Legacy TV. Uyu munsi hano ndi ni ku Gisozi, muri buka inkuru yarebwe cyane hano kuri Legacy y'umumama yabuze umugabo we w'umumotari nyuma yo gukora accident. Tumugira afite ibibazo byinshi, afite ibibazo byo kwishyura inzu, afite ibibazo byo kujyana abana ku ishuri, afite ibibazo by'icyo kurya. Yari afite ibibazo byinshi, namwe murabizi umuntu wapfushije umugabo atagiraga icyo akora, umugabo rero wakoraga gusa rero watungaga urugo, aba afite ibibazo byinshi. Ariko ibibazo yabisangiye n'abakunzi ba Legacy TV, ndetse uru rugendo arufatanya n'abakunzi ba Legacy TV. Hari abiyemeje kumufasha kuva mu ibyo bibazo nubwo bitashira byose, ariko hari icyo bakoze. Uyu munsi rero yifuje kubashimira ndetse no kutubwira uko ameze uyu munsi. Mama, tugwaye ikaze kuri Legacy TV. Murakoze. Nitwa Claudina, njye umugore w'umumotari uherutse kugira ibyago. Ndabashimira cyane kuko sinabaye njyenyine mu byago nari mfite. Mwaranganirije, muransura, mwarampamagaye mukanyihanganisha. Ndabashimira byimazeyo, muri abantu beza cyane. Mama, nyuma tubwire rero, umaze guhura na biriya byago se abantu baraguhamagaye, hari ubufasha baguhaye? Nasize ufite ibibazo by'inzu, ufite ibibazo by'abana by'amashuri, umunsi bihagaze gute? No munsi nta kibazo gihari. Ishuri ry'abana naratangiye gukora, baramfashije rwose ku matelefone, no mu rugo baramfasha, baraza baranganiriza, bajyaga bampamagara bambwira ngo bambonye. Ndashimira Miguel kuri Legacy, ndashimira Isa kuri Legacy. Ni ukuri ni abana beza bambaye hafi, ibibazo nari ndimo sinari nzi ko nzabivamo. Ndashimira abari bari mu ntara zitandukanye, hari ab'Ikibungo, muri Amerika, muri Zambia, ahantu hose bambonaga bakampamagara. Ndashimira n'abantu b'i Kigali batandukanye, mu ntara zose zitandukanye. Abantu bose barampamagaye, baranganiriza, baramfasha kuri telefone. Nta kibazo twigeze tugira mu kiriyo, ntabwo twigeze twigunga, twari turi kumwe n'abantu. Niyo hageraga nijoro najyaga numva mama barampamagaye bakanganiriza, ati twakubonye kuri radiyo Legacy TV, bakajya bambwira ati guma wihangane. Ni ukuri ndabashimira cyane abantu bagiye bamfasha muri ubwo buryo. Ubu nta kibazo numva twaba dufite kirekire, kuko ku byo mwagiye munyohereza habayeho kujya mu gasoko atandukanye. N'ubundi nagumye ncuruza ibyo nacuruzaga, avoka n'imineke. Njya kuba umuntu akambwira ati mfite igitoki ngwino ukigure, nkagenda nkakigura nkakizana mu rugo nkagitara. No mu nzu harimo buri ibitoki bitaze nazanye naranguye. Uko nguko rero mbasha ubu ngubu nabashije kujya mu kibina cy'igihumbi, kugira ngo abana nibajya ku ishuri tuzabone uko bajyayo nta kibazo dufite. Ubu ngubu rwose turakomeye pe, nta kibazo n'iki ngiki. Mwambaye hafi, abavandimwe bose, inshuti zose. Ubu nagize inshuti nyinshi cyane, nagize inshuti zo muri Amerika natari nziza kubera Legacy TV. Nahujwe n'abantu benshi kubera Legacy TV. Abantu bagiye bampamagara bambwira ngo ahubwo ushaka aho gukorera tukoherereze n'igishoro. Umwana witwa Sonia, ejo bundi twaraganiriye cyane nijoro,
niba ari uwahe bari muri Zambia sinzi ukuntu nashyize umuntu muri telefone sinahibagiwe. Sonia aranganiriza cyane cyane n'uwo hanze, aranganiriza arambwira ati ntuzagire ikibazo turi kumwe, ahita ambwira ati ahubwo mama yaranagushakishije yarakubuze. Sonia twaraganiriye cyane, umwana w'umukobwa ari ninjoro aramumuriza ambwira ukuntu nta kibazo nzagira, arambwira ati shaka ahubwo ahantu mwohereza amafaranga ujye gukora. Amafaranga yaramaye yari kuri telefone, yarambwiye ngo genda wishyiremo mituweli uhahiremo abana, ubundi ay'igishoro nzayakoherereza. Nuko rero nkashimira Legacy TV n'abana b'abahungu hano turi kumwe bambaye hafi cyane. Mama, nimba mbyumvise neza uravuze uti uyu munsi sigaye ndangura ibitoki nkabitara nkabicuruza, ubu ubona igishoro arakibonye cyo kurangura ibitoki ugacuruza? Ntabwo ari ibitoki byinshi ndangurana kimwe, nkagishyira mu nzu kigashya, nkakijyana ku isoko, nkajya no kurangura za avoka zanjye nkashyira ku bitanda, ntabwo nyizunguza mu muhanda. Nagiye kwifatanya n'abandi. Bazakwirukana mu nzu? Oya, bamaye igishoro abavandimwe nabonye, ni ukuri ntabwo nzasubira mu muhanda, baza ngumane n'ababyeyi tubana mu isoko dufashanye. Ubu mba nagiye no muri sosiyete y'igihumbi kugira ngo ubutanga 1000 ku munsi cyo kwizigamira. Cyo kwizigama. Mituweli ngo warazishyuye z'abana? Mituweli nari nzi ko nzazishyura ejo bundi. Ariko amafaranga urayafite yo kuzishyura? Urimo urashakisha mu isoko? Urayafite barayamaye. Hanyuma rero reka tugaruke kuri wa munsi umaze kubura umufasha wawe muri mu kiriyo, tumaze gushyira nimero yawe kuri Legacy, umuntu wa mbere waguhamagaye akakoreza amafaranga wabyakiriye ute? Utamuzi, wumvise umeze ute mu mutima? Ni ubwa mbere byari bimbayeho, ni ubwa mbere umuntu yahamagaye ngo ngushyireho amafaranga, cyangwa se nta nubwo yagiye ataguhamagaraga ukabona arakoherereje. Hagiye wamuhamagaraga akamubwira ngo urakoze, hari igihe undi itajyagaho nawe ngo mushimire. Rwose baranyohereje, hagiye bajyaga kumva mesaje ziraje. Uragira uti ni ubwa mbere nari mbonye umuntu anyoherereza amafaranga ntamuhamagaye tutaziranye? Ni ubwa mbere rwose byari bimbayeho, ni ubwa mbere nari navuganye n'umuntu wo muri Amerika, ni ubwa mbere nari mvuganye n'umuntu wo hanze. Ni ubwa mbere wari uvuganye n'umuntu wo muri Amerika? Ni ubwa mbere nari bimbayeho. Umuntu aranganirije, nzi ko rero abantu bo muri Amerika batavuga ikinyarwanda, reka nzi ko bose bavuga ibirimi byo hanze. Ariko barangije bakajya banganiriza bambwira ngo turi kuri inyuma, jya ubigenza gutya, nta kintu abana bawe bazaba, uzabyitwaramo gutya. Bakanganiriza neza cyane, bigatuma icyo gihe nagira ubwigunge cyane. Uyu munsi rero uba ufite icyizere cy'ubuzima, umaze kunguka inshuti nyinshi. Hanyuma se ubuzima noneho uyu munsi bumeze bute? Duciyemo uti mu gitondo ndabyuka nkagiye kurangura, duciremo ubuzima bw'umunsi uyu munsi uko bugenda? Mu gitondo ndabyuka saa 11 nkajya kurangura Nyabugogo, nava kurangura. Ubu rero ho n'abanyeshuri batangiye, no kuzaza nsiga umwe amaze kujya ku ishuri abandi babyutse. Ubu rero ni ukuzaza kubanza gutunganya ujya ku ishuri akagenda, abasigara nabo bagasigara, nanjye nkajya gushaka imari Nyabugogo. Ubundi ukaza ukicururiza mu gasoko? Harya nyibutse umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Umwana wanjye mukuru afite imyaka 15. Umutoya? Umutoya afite 2 n'amezi 4. Hanyuma se mu gasoko aho ucururiza ubona imari bigenda, bibona bimeze bite? Biragenda nta kibazo, iyo wabashije kubona cya gihumbi utanga ukabona n'ibirayi by'abana, nta kindi umuntu aba ashaka. Ariko ndashimira Legacy TV, ndayishimira cyane kuko yambaye hafi,
yambaye hafi umugabo wanjye bakimara kumugonga, yambaye hafi mu rugo mu gitondo. Umugabo wanjye bari bazi ko natamujyanye kumushyingura, baje kumfasha kumushyingura. Ndabibashimira cyane ko bazi mwazindukiye hano mu gitondo cya kare muzi ko natari namushyingura ngo mumfashe kumushyingura. Nabyo ndabibashimira buriya ko nabonye inshuti atakekaga. Hanyuma se abo bantu bakwereje ubufasha ujya ubasha kubavugisha? Kuvugisha, abo mvugisha nkasanga iriho, abo mvugisha niba iriho. Ariko ndabashimira cyane bose muri rusange, ndabashimira kandi ndabakunda. Njye nta kintu nabona nabaha, nta kintu nabona nabaha. Icyo nabaha ncuruza, bamwe bari kure ariko abo numva bambaha, numva barindi kure, njye nanjye agenda umva nzajya kubasura tukamenyana. Hanyuma rero ni icyo wabwira abantu muri rusange ku kigendanye n'ibintu wakorewe byo gufashwa? Ni ubuhe butumwa waha abantu uyu munsi wa none, isi yose wayiha ubuhe butumwa? Ubutumwa nawuha Legacy TV, ndayishimira cyane kuko iba abantu hafi. Abantu barambwiye ati ura umunyamahirwe cyane kuba Legacy TV yagusuye, bishobora bakeya. Ubwo bambwiye ati bara nibo basaza bawe, tugomba niba uzabita basaza bawe, niba uzabita iki, ati bara nibo inshuti zawe zikomeye cyane cyane cyane. Ati bishobora bakeya, ni ahantu henshi bikunda kuba. Ati rwose ndabashimira cyane, n'abakiriya banyu ndabashimira, abantu bose bareba Legacy, abakunzi ba Legacy ndabakunda cyane. Nanjye ndumva ubwo nabaye we. Hanyuma mama rero ndumva twari twongeye kugusura, ubwo umeze neza, ni sawa. Ndumva ubu twagusezera wenda tukigendera. Murakoze. Mbere yo kunsezera muraza tugende aho nkorera muharebe, n'abakiriya n'abakunzi banjye bamfashije barebe ko naticaye, amafaranga bamaye nayajyanye ahantu mu gasoko, tugenda dunera imbere gake gake. Igihe wenda waza ubutaha usanga ndi no muri botike. Byaba byiza. Inshuti bakunzi ba Legacy rero ngira ngo mwabyiboneye, duheruka hano uyu mumama afite agahinda arira, ariko uyu munsi ndabona aramwenyura, araseka kubera mwebwe. Ni ukuri abantu bamufashije mwese, Imana ibongerere, kuko uyu munsi afite icyo akora, uyu munsi afite icyo aha abana be, uyu munsi afite uko yishyura inzu abayemo. Nyamara ntabwo ari ku bwacu nka Legacy, ahubwo ni ku bwanyu nk'abakunzi ba Legacy. Mwaritanze, mwaramufashije. Uwamuhamagaye akamwohereza amafaranga turamushimira, uwanditse message akamuhumuriza akamubwira ati hangane, mwese turabashimira cyane kubw'uyu mumama. Ni ukuri mwarakoze cyane, kandi aho mumugejeje haragaragara. Tugiye kumusura tureba mu gasoko, turebe imara acuruza, ariko ni ibintu byo kwishimira. Iyo ubona mugenzi wawe umuzamura, wazamutse azamura, wasize hasi, twese tuzamukire rimwe. Mama, ni ahangaha se waje gukorera? Ni ahangaha nsigaye nkorera. Ndabona ucuruje ibintu byinshi. Ni ibiki? Curuza avoka, curuza imyembe, inanasi, kamara, amatunda, ibinyomoro, gomisheri, ncuruza imbuto. Usuzi irangurira he? Nyabugogo.
ubona bivamo se biravamo nta kibazo gihari, biragenda byagendaga pe, akanyungu karaboneka inyungu iraboneka rwose, nta kibazo gihari. aha rero komereza aho ngaho. Abakunzi banjye rero ndabashishikariza muzaze mbaho umwembe, umuneke, ikinyomoro, muze murebe aho mwangejeje. Sawa,